Bimeze bitagisamu. Sawa kintu. Bari bamvunye amaguru mvuye kwimukira none raricaye. Yesu! Ntacyo ntago zibintu mukazabakire zari zinkore wa kintu. Domani. Isi inkovu se. Nibonesha naryo kwigurira. None umukire mana azanye induru ndende mana. Uzurije nazira cyaboneka se. Ntago zibintu byose by'ukuntu byuriye mana. Ji kuri kurya ibyatsi se. Karya inkuru. Nibyo se birimo. Bro. Wabonye? Ye baba we mbega icyamama. Urajira imana nago twiganya ejo bundi mana. Oya dore inkweto yambaye we yewe. Mana tukibe kirakireza. Kuntu cyateye imbere imana idukano y'amaso twirirwa muri Mondisi mana ngo tubere ngo tugihereze mana. Uracyo cyabayeho neza kijya nk'imbwa z'abakire. What? Genda ndakwemeza mana. Tukiyemeze mana. Tubikore mana. Yesu! Bimeze bite sha? Aravuze ngo sha cyangwa aravuze ngo agiye kuduhisha. Shasa urabona turi shati wambaye. Sha ko wagira ngo urumogi rwarabamenye. Kameneka amaso. Yesu! Namara kumeneka inda. Ona amaso ataraye angahe? Rwose. Amaso ataraye. None niba twariganye. Bave ku mihanda nkabarangira akazi. Sinacukwe tuwarete bakanyihembera senga nkaguramo urukwavu nkarugurisha ngakuramo ingurube nkayigurisha ikavamo inka none ubundi boss bani magaga tuwarete surana n'ikifungo ndiho wamuginga ngo ngiye najya gucukura tuwarete kubeshye wana ngiye nago najya urajya yora abyore n'ubundi ngankuziho ubwo nziho usarabona twambaye kimwe sinabaye mbwa gutyo man umva niba ujyayo ugiye wenyine wamusheze byihorere genda ufashanye ko guhinga imyungu usigara tw'ibisusa ngo urananutse nakugabura imyungu kabiri uzashiduka wabaye nibyo no kamamagareshe risu bafite fonera kanzengera ariko se ubu ntari muri dusha agiye kujya ku kazi mana we imana imfasha yifate ariko se ko numfashe ratayifata ubu yagiye ku kazi ko yambwiye ko akora muri laboratoire imana imfasha yifate Aro sheri No we sheri umeze ko nari ngukumbuye sha byihorere ubu ngubu nyine ndi kuri mashini nayicuye mu rugo arutuntu narimo gukora Yesu! mashini nyine ariko ngiye gufatana ka break fast Yesu! nyine ngiye kandebe uko nigenza ase wabandetse tukaza kuvugana mu kanya nkabanza nkafata ka mukaru nkasura kuri mashini tukaza guhura nyuma nyine mvuye mu kazi sheri wabayiretse gatoya nari ngufitiye ka surprise ngo surprise sha urabumvira ihangana urabumvira rwose urabumvira nyihangana rwose mbanze ndo ukuntu nayi nafata ka break fast uyu mugabo sawa nyine to n'inzara mba nifite ntago kizi ko umuntu aba yabura icyana cyo mu bakire cya kibyuka kinteta kiba kirenzwe za mayoneze zo mu bakire naho nge nayo nisegeri z'ibiti nibyo nge adata kamfushije ubusasha cyaha kinteta nge ndumva ntabura ikirayi cyarareye za mayoneze akazi kabandi we uko naranye toilette y'abandi we kajya mu kazi ariko se ubusheri koko nawe amaze kunyebera yambwiye ko ari mu muryango wa kangahe niba ari uwa munani niba ari uwa 9 inzira ze zaranyobeye kabisa peti waretse kungwaho uraborera ikifungo mba ndi hariko Yesu! Enda zimfashe reka mfe kugusuhuza nta kundi nabigira Nese ugiye mukoko ndabaye wimbaza byinshi iyo mubaza byinshi mama ushaka kudutwarira abagabo mbwira kwasogora hariho kwasogoro cya gisambo kishari wanje mwisi gisambo ahubwo ngwino nje kuba niba waranangereyeyo nakwemeza ni igisambo itonde muko nge ntago uzaboneme umva ni igisambo wanje ukora muri laboratoire byongeye itonde ni igisambo byumve ariko se wagabanyije amagambo ukambwira ahantu sheri wanje ari we ngwino makwereke genda muri bwa bururi umanuke wongera ugenda urasanga abantu bacukuye wongera ugenda abo biminwa yanyu yarananiye kanigende n'undi ubwo urashaka kuntwarira sheri we atugenda itonde itonde akazi nadumva umukire kubera
tuwarete we. Jesus is Lord. laboratwari iyi niyo laboratwari No. mashini urenze umutipe w'imbwa gusa Yesu! sigarana n'ububwa bwawe Ndasabye we ubwo bwongera gukora karoza simba narakize nk'abandi. meze bitagisamba ese aba wakindi Hari bimwe mbese nacukuye tuwarete y'umukire nkagura urukwavu nkakuramo ingurube ejo bundi nkakuramo inka urabona ntari bosi magagari se mani